Iritazo rero abantu bajya gushaka. Hari abantu bashaka abagore bitwaje Bibiliya ngo kubera ko Bibiliya ivuga ko abagore baremwe mu mbavu zacu. Nyamara amakuru dukesha Medias kuva muri Amerika ndavuga ko abagabo bamaze iminsi bamuririra bamubwira yuko bamaze kwiheba. Bakeka yuko abagore babo bashobora kuba batararemwe mu mbavu zabo nk'uko bivugwa, ahubwo bararemwe mu gipfunsi. Ushaka umukozi wo mu rugo wizewe kandi uza akazi cyangwa ushaka kuzamura YouTube y'ibintu by'amasubscribe n'amaviews arambwira. Hejuru aho ngaho barimo mupaying ibisanzwe Bless Your Boy. Ikindi 0783554143 ni nimero yanjye. Ugahita umbwira ngo wagwane. Nene girlfriend ya. Ni koko hahirwa abafite amannyo n'amabuno yabo kuko nibo bazagurirwa mu iPhone. Bazatamirizwa ingabire yo kuvidura ikofi z'abagabo kandi nibareba nabi bazarongorwa n'abanyanigeria. Hahirwa batumiye ku meza y'abadiaspora, dore imirambo ya za rusake isize za magira bategereje. Bazibwira mu mitima bati tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba turi bubivishirizwe icyunzwe. Ni koko umuhore mwiza uruta diplome, ariya kuri umutagatifu dusabire. Baragowe abateye nk'ibijoke kuko bazabirebesha amaso ariko batazabiryaho. Bazashinga iryinyo ku rindi barye bavunitse. Bazasipona ishyano abariganya bagenzi babo bagakenyera amatera bababeshya ngo ni buri. Bazakorwa n'isoni ku munsi wo kwambarana ubusa kuko izo ntama z'Imana babeshye bakazikura zizababwira ziti mva imbere wa kijoke we sinigeze nkumenya. Bavandimwe dusabe Imana aya magorwa ntazatugeho. Abasore bo muri imihanda rero bamaze gusara bitewe n'ubutumwa bakiraga bugira buti. Sheri wanyweje ovemiri zo gukoresha imisatsi. Abasore baturutse imihanda bariyegeranya bafata umwanzuro ugira uti. Niba uri umukobwa ukaba uzi gukora akazi kaguhemba umushahara uri hejuru y'ibihumbi 200, aho ngaho wemerewe gusaba amafaranga yo gukoresha imisatsi, nanditse umuhungu akagupfa gasona akaba yanakurengerezaho n'icumi ryo gukora inzara. Ku bakobwa bo bahembwa umushahara uri munsi y'ibihumbi 100, umukunzi wabo ashatse yajya bapfa gasona akabakubita ibihumbi 2 byo kugura porodowi. Abadafite akazi bo ubwo bwiza butabahesheje akazi bajye bicara bazi ko butabahesha amafaranga yacu. Imyanzuro yafashwe haruguru ni y'abasore bataranywa ku ifege. Ubundi umusore wanyweye ku ifege waba nakubwira ko umukobwa utaragwa ku gaturu ubundi ntiyakabaye kwaka n'igiceri cy'icumi. Ahubwo iri tangazo rero abantu wese mutaha ubukwe. Niba uri umuhungu cyangwa umukobwa ukaba ufite inshuti yawe iri kugutumira mu bukwe kandi nyamara ubizi ko yajyaga guhamagara sheri we yabanzaga gukanda 151 ubwo ndavuga kwiguriza. Menya ko mu bukwe bwe ahari kujya inyama muzahasanga agashogoro. Iri tangazo rero abasore bava kuryamana n'abakobwa bakaza batwigambaho. Niba warambaranye n'ubusa n'umukobwa ugasanga atari we niga yonyine yamugiye mu maguru, utatse ibintu byo kurira gutwiyemera yuko wamuriye wabireka kuko uba wemeje neza yuko wikundira imisige. Impamvu ari byiza ku mukobwa kuba agifite. Kuba umukobwa agifite byamuhesha kuba yabona akazi. Kuba umukobwa agifite byamuhesha kuba yabona umusore umwirukaho kandi ufite n'amafaranga. Kuba umukobwa agifite byamuhesha abasore benshi bamwirukaho. Ndi kuvuga iki? Cyubahiro bijyana no kwiyubaha. Iri tangazo rero abasore ku rugendo. Niba uri umusore ukaba uri kumwe n'umukobwa murimo mutembera ukajya kumva arakubwiye ngo mugurire akantu kandi nyamara ubizi neza ko afite sheri, uzamubaze niba aba yumvishe aperemba abakinnyi ba Rayon Sport. Itangazo rero abasore n'abagabo bahoza kunyekera abakunzi babo ngo ntibagira amazi. Na none ngo ndibaza impamvu abasore n'abagabo bahoza kunyekera abakunzi babo ngo ntibagira amazi nyamara mu mudugudu barujije amavomero rusange. Mugabo niyo uyakeneye wajya kwivomera.
ngo ubushakashatsi bwamaze kwemeza yuko mu gihe umuhungu yasuye umukobwa ku munsi wa Saint Valentin amushyiriye impano burya ngo hari ijwi rya mwanafunzi rivugira mu nda y'umukobwa rigiye riti uwo niwo mwana nkunda kandi nishimira bakuri ba Gilbert b'ibishati bibi n'umunwa. Ayo mabinga yakurungiye nk'ujunditse imipira ibiri ya football muyiteho kuko no ku ikarita y'u Rwanda ahari ibirunga byinshi ngo niho hinjiza. Iyo umuhungu atitwaje impano burya akajwi ka satani kajya mu mukobwa kagira kati ngo bereke imasi mu bikabutura byase nawe aratungutse. Ese turatwenda dukuye hera ako ntugatinye buriya kandi aje ngo mugabane y'amafaranga umukapa gusigiye ararera se ngaho nimbura umwana w'Imana uzamuhe ushaka urupfa some mpyese ako gakungu mufitanye nzaba ndeba ibyako. Yes, amazina yanjye bayita buri nguni. Niba ushaka kwamamaza cyangwa dukora promotion ku bihangano byawe hamagara 0783252176 kuba hanze tukorera video na promotion. Pow. Ngitangaza abakobwa bamaye ngo mbabwirire abasore bajya kubatereta bazi ko nta mafaranga bafite. Turamenyesha abasore bose bajya gutereta abakobwa bazi ko nta mafaranga bafite. Niyo wazambaye dukote mu maso yacu tubona wabunuje. Uri no mwanzo wavuye mu nama y'abasore. Turagira ngo turabura abasore bagenzi bacu abakobwa ntibakomeze kubagerekaho urusyo. Niba umukobwa mwarakundanye ukagera naho umutera inda ntibivuze ko ari itegeko yuko wamushyira mu rugo. Kuko n'ubundi bitego byatsinzwe kuri match ya gicuti cyangwa mu myitozo ubusanzwe ntabwo bijya bibarwa. Amazina yanjye bayita buri nguni. Niba ushaka gukorerwa video nziza cyane hamagara 0783252176 cyangwa uyisanga muri bio yanjye. Iyi nimero yanjye tukore video nziza cyane kuba hanze tukora promotion kuri iyo ndirimbo. Power. Iri tangazo rigena abakobwa mwese mukira amasugi. Iyo baje abakobwa bakira amasugi impamvu bakira amasugi bagusubiza yuko agapfunikiye gatera amatsiko. Nyamara si byiza kugendera mu kigare kuko ari gihe usanga ufite agapfunikiye ariko abasore twakareba tukabona kadateye amatsiko. Ase buri nguni we mubaze Mbaza katinda kazaryo agatsi akaneke. Itangaza ku musore wese wifuza umukobwa mwiza umukunda kandi utamwaka n'amafaranga. Niba uri umusore ukaba wifuza umukobwa mwiza ugukunda kandi utakwaka n'amafaranga yewe wanakena akaba yakuguriza nakwegera inama yo kwegera abadisike bana babacuruza filime kuko abo bakobwa baboneka muri filime. Itangazo rigenewe Minisiteri y'Ubuzima ndetse Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Turamenyesha ministeri tumaze kuvuga hejuru ko zakwicara zikaganira ku iki kibazo gikurikira. Kubera izamuka ry'ibiciro riri gutuma ibicuruzwa bihenda ku isoko turifuza ko Minisiteri y'Ubuzima yafata amafaranga yashoraga mu bukingirizo ngo abakene babonere ubuntu yuko yose bayaturumburamo bakayihera abacuruzi maze ibiryo tukabibonera ubuntu. N'ubundi ntabwo sida wayirinda wapfuye. Turabizi yuko izo ngamba kugira ngo zizatunganywe bizatinda. Niyo mpamvu twisabira abantu bashinzwe irondo ry'umwuga kubera ko aribo bazerera mu izi karitsiye ko bazajya bamenya ahantu hari umukire wakaranze neza maze bakatubwira nkatwe twifitiye uburisho tukajya tugenda tugatunga ku uwo muhumuro kugira ngo turebe ko ubwo bugari bwamanuka. Ngitangazo ryavuye mu nama y'abakobwa nubona umusore yagiga yifuza ko mwakambarana ubusa ntuzaze uzabyemere. Usuko agatima ke gateratera kifuza ko kazamura ijipo yawe nawe kazabe kari gutera kifuza ko kamanura imashini ye atari y'ipantaro ahubwo ari y'ikofi ye. Itangazo ku bakobwa baranutse biyambarisha utuntu tugufi. Niba uri umukobwa ukabuzi neza ko unanutse nakugira inama yo kwiyambara ibintu birebire kuko hari igihe wambara utuntu tugufi ukabona usari twakurebye cyane ukagira ngo twawukunze naho ubwo turi kwibaza uburyo yakugombye kujya amaguru hibereye imisigati. Biba kamara amazu noneho yambaye akamwegereye hari igihe umuturuka inyuma ukagira ngo hakugombye kujya kabuno bashyira ikimenyetso cyo gukuramo. Hari n'ukuntu noneho biyunamisha bituresha utuntu hasi kugira ngo turobeshe tukabona hagombye kujya ikibero hibereye umufupa. Yes, amazina yanjye bayita buri nguni. Niba ushaka ko twamamaza cyangwa uri umuhanzi ushaka ko dukora promotion cyangwa video nyandikira kuri 0783252176 nkorere ibintu bya danje. Noneho abakobwa baduharizwa ngo tubavugira aka kantu. Turagira ngo tubamenyeshe ko indabo dukeneye kuri Saint Valentin izi ngizi zikozwe mu note za 5. Naho niba ari izi ngizi muraruza mu bihuru irusorero nitwarenga imveshanu tutarazibona. Yes, amazina yanjye bayita buri nguni. Niba ushaka ko twamamariza cyangwa dukora promotion ku bihangano byawe hamagara 0783252176 ni nimero za buri nguni saba baba. Itangazo ko bakobwa bikara bitera makeup igice ya kabiri. Turamenyesha abakobwa bikara ko bashima uko bari bakareka kwitera makeup kuko hari igihe umukobwa yikara itera makeup
naho uri imvura yaguye ukabona birgunguka nk'ibisyogororo kandi n'ukuntu bogosha ibitsike byabo barangiza bagasigaho bya bintu by'imikara bakunze kwita tiro wakitegereza neza ukabona gusa nk'ikiyongoyongo biba akamara amazi yo mu hwe yisize bya bintu bitukura ku munwa kuko hari igihe wikanga ukagira ngo uhuye n'akavampa kavuye kurya umuntu umutima. Ushaka ko tukwamamaza cyangwa uri umuhanzi ushaka ko dukora promosiyo hamagaza 0783255176 ni buri nguni nyandikira DM pow. Itangazo ry'abantu bagufi igice cya kabiri. Turamenyesha abantu bagufi bose ko bareka kugenda nijoro, iyo bagenda nijoro bakagenda bambaye itoroshi ku mutwe kuko ngiye birambangamira iyo ndi kwihanagurira inkweto njya kumva akagabo kari kunihira munsi y'inkweto ngerega burya wankandagiye nijoro. Kenison na Okama ayo makuru muyakoresha icyo mushaka. Itangazo rigenewe abakobwa bitukuje ibyo kuko igikara cyawe cyo kikubangamiye niyo wagerageza kugihisha wagerageza kwitera ibishahuro benshi bita makeup ugasa nk'igikeri urayishima bigezeho ntukiri igikara dore gusa nk'umutubo.